bamutwara bakuru b'imidugudu ubutaka budahinze umudugudu wawe mu buhinge kugahato mu muhate ngo hinga ubwo butaka bwawe buhinge rwose ntabwo byemewe yuko waburaza kuko aho tuzasanga ubutaka budahinze ku gasozi wowe nyirabwo tuzabikubaza tuzabiguhora wowe mutwara sibo waho ngaho tuzabikubaza wowe mukuru w'umudugudu tuzabikubaza. Uyu ni umuyobozi w'akarere ka Rwamagana Mbonyumuvunyi Rajab asaba abayobozi b'imidugudu kugenzura neza ko nta butaka budahinze mu midugudu bayobora. Gusa hari abahinzi muri aka karere bavuga ko mu midugudu batuyemo hari ubutaka buba bwaraguzwe n'abakire bukaba budahingwa cyangwa ngo babukodesha babwihingira, ibintu bavuga ko bibabangamira kuko babura aho bahinga kugira ngo bafashe igihugu guhangana n'ibura ry'ibiribwa. Hari igisambu kinini cyahingwa ni muri Gishari mu mudugudu wa Kiri, hari igisambu kinini twashatse nyiracyo ngo akiduhe tugihinge tunagikodeshe, ntabwo twamubonye. Kidahinzwe burya iyo ahantu hahinzwe ukasarura ibiro nka 500 ibiro nka 400 burya biradufasha, bifasha uwo muhinzi kandi agasagurira n'amasoko bikagera ku bandi. Biratubangamiye ubuze twese ntabwo turabaturarwanda ntidukeneye kurya nanjye nkeneye kurya, kandi ubwo butaka bukoreshejwe urumva yuko umusaruro waba wiyongereye ubaye mwinshi. Biratubangamiye cyane, igisambu kiri aho ngaho ugifite twamwegera ntakiduhe kandi nawe ntakibyaza umusaruro, ni ukuvuga ngo twese tuba dufite igihombo muri rusange, kubera ko iyo cya gisambu gitanze ushoboye kukibyaza umusaruro akakibyaza umusaruro inyungu zigera kuri benshi. Aba bahinzi bo mu karere ka Rwamagana barasaba ubuyobozi kubafasha bukabahuza nabo bafite ubutaka budahingwa bakabukodesha kugira ngo babubyaze umusaruro bureke gupfa ubusa. Icyo dusaba nyine nuko inzego z'ubuyobozi zadufasha abo bantu bakajya baduhuza nabo bakaduha ubwo butaka tukabubyaza umusaruro. Ugasaba yuko ubwo butaka leta yabutanga ikabuha abashoboye kubuhinga bakabuhinga tukihaza mu biribwa nyine. Umuyobozi w'akarere ka Rwamagana Mbonyumuvunyi Rajab akomeza avuga ko ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa cyakemurwa nuko ubutaka bwose bwahingwa, bityo ngo nta butaka na bumwe bwemerewe gusigara muri aka karere budahinze, aboneraho gusaba ababufite kubuhinga cyangwa bakabuha abashoboye kubuhinga. Ni ukuvuga ngo nta butaka na bumwe kabone naho yaba ari metero imwe kuri imwe bwemerewe gusigara mu karere budahinzwe. Ubwo rero turimo turakangurira abaturage bose kubuhinga, yaba ari n'urwaye uri mu bitaro utazabasha guhinga nabwire mugenzi we abuhinge, ariko hari n'ibyo bita hinga tugabane agahinga noneho mukagira uburyo muzagabana wa musaruro, ariko ntabwo twemerewe kugira agataka na gatoya mu karere ka Rwamagana gasigara kadahinzwe. Biteganijwe ko muri iki gihembwe cy'ihinga cya 2026 mu karere ka Rwamagana imyaka izaterwa ku buso bungana na hegitari 34,457, ibigori bizaterwa kuri hegitari 17,086, ibishyimbo bihingwe kuri hegitari 15,703, soya zihingwe kuri hegitari 415, imyumbati kuri hegitari 833 n'umuceri kuri hegitari 420. Jamari Habarurema, Isango Star mu karere ka Rwamagana ho mu ntara y'Iburasirazuba.